Leta yaburiye abaturage batunze inzoka n'impyisi mu ngo zabo. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, banza ukande like kuri iyi video ndetse ukore subscribe. Abantu borora inyamaswa nk'inzoka ntabwo ari uko baba barimo satani. Mu gihe korora inyamaswa z'agasozi n'iz'uburozi nk'impyisi n'inzoka bishobora kumvikana nk'ibidasanzwe ndetse ahubwo bigatera ubwoba ababibona, imyumvire iri inyuma y'ababikora iratandukanye cyane. Nk'ubu mu bice nka Tanzania ndetse no hirya no hino ku isi, abantu borora bene izi nyamaswa bashobora kubiterwa n'ibintu birimo imitekerereze yabo, gukanga abandi, umuco runaka ndetse no gushaka amafaranga. Dore uko bimeze. Kubera iki abantu borora inyamaswa nk'izi baba batekereza iki? Mu bice birimo ibyo duherereyemo nka East Africa, Tanzania na Nigeria, imigenzo yerekeye inyamaswa nk'impyisi, baboons cyangwa se inzoka yahozeho kuva kera. Aborora ibi bikoko babikomora kenshi ku miryango. Nibyo koko hari imiryango ishobora kukuraga kuzatunga inzoka. Hari n'ababikorera imihango y'umuco wabo cyangwa se ibijyanye n'ubumana spiritual. Ntabwo bibona ubwabo nk'ikibi, ahubwo bibona nk'abantu bafite ubumenyi budasanzwe bahawe na ba sekuruza babo cyangwa se abakurambere. Turaza kubyumva neza. Mu by'ukuri usanga bizera ko bafite imbaraga zidasanzwe, tekinike ndetse n'icyubahiro cy'umurage, kuko bo babasha kubana n'ibiremwa by'Imana nk'ibi bidasanzwe abandi twese dutinya. Kuri bo ni byiza, ni kinyamwuga ndetse ni ukurinda umuco aho kuba bakwikeka ikibi cyangwa se kwikeka ibindi. Ibi binyamaswa bitera ubwoba abantu bidasabye no kubitekerezaho. Bituma benshi muri twe tugwa mu kantu. Gusa ku bantu bamwe korora ingona cyangwa se impyisi ni ikintu bishimira cyane. Abahanga mu mitekerereze ya muntu bemeza ko korora no gutunga inyamaswa igushyira mu kaga bihaza ibyifuzo bya muntu byo kugira uko afatwa mu bandi ndetse no kugenzura abandi. The desire of social status and control. Umuntu iyo yumva nk'udafite ububasha mu bandi cyangwa se ku bandi mu buzima bwe bwa buri munsi, korora inyamaswa mbi muzambere muzirya izindi bimuha ububasha bwo kumva afite ububasha bwo gutegeka kandi ubwiyemezi bwe bukazamuka. Gusa tutaragera kure, ibi binabwira abandi babana nawe ko niba yabasha kugenzura impyisi akayorora ikanamwubaha cyangwa se inzoka nini, tekereza wowe ibyo yagukorera. Aba ari kukubwira ati witonde, ntabwo ndi umuntu wo gukina nawe. Aborora izi nyamaswa benshi usanga bizera ko bazigirira urukundo mu buryo budasanzwe ndetse ko bafite imbaraga zibahuza n'isi cyangwa se imbaraga ibahuza n'isi bitandukanye natwe. Uko baba batekereza mu bwonko bwabo ni uko bafata amarangamutima yabo bakayerekeza mu nyamaswa ku byo batekereza ko inyamaswa itabahemukira, cyane ko nayo ibizi ko bayikunda. Bibona nk'abarinzi kandi bita ku nyamaswa, basa n'abayirokora imyumvire abandi ku isi bayifiteho, cyane cyane rimwe na rimwe usanga ari na mibi. Dore ko nk'urugero, inzoka muyanga urunuka, muyanga kubi mwese. Rero kubera iki ntayorora nkayitunga nkayigaburira, cyane ko muyanga urunuka? Bitiranye icyitwa habituation, ari byo kumwe inyamaswa ikwihanganira kumbi ishaka kukurya nk'ibiryo cyangwa se kugukuraho ibiribwa, n'icyitwa domestication, ari byo twakoreye imbwa n'inka zigatozwa kubana na muntu. Aba bantu ntabwo baba barimo satani, ahubwo usanga bafite imyumvire utamenya ku byerekeye imyitwarire y'inyamaswa. Hari n'ababikorera amafaranga. Mu bice byinshi korora inyamaswa nk'izi si ukubikunda, ahubwo ni business. Icyanya cyororerwamo ingona gishobora kwinjiza agatubutse kavuye mu ruhu rwayo, inyama yayo, cyangwa se korora impyisi n'inzoka nini nka python bishobora kwinjiza amafaranga menshi cyane binyuze mu bazisura, ubuvuzi n'ibindi. Mu kuri ni uko umuntu uri mu mahitamo yo kubaho no gukira mvuga nuko amafaranga aba ashobora gutangira kubona inyamaswa z'agasozi mu mboni itandukanye n'uburyo tuyibona cyangwa se tuzibona, we agatangira kuyibona nk'uko nawe ubona inka cyangwa se indi nyamaswa isanzwe cyangwa se nako irindi tungo risanzwe tworora mu rugo. Urwego rushinzwe imicungire y'inyamaswa zo mu gasozi muri Tanzania ni urwitwa TAWA, rwaburiye abaturage batunze inyamaswa zo mu gasozi mu ngo zabo batabifitiye uruhushya
ko bashobora guhura n'ibihano birimo amande cyangwa se igifungo. Iri burira kandi ryatanzwe nyuma y'uko hagaragaye amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abantu batunze inyamaswa zo mu gasozi zirimo inzoka nini n'impyisi nk'aho ari amatungo asanzwe yo mu ngo. Tawa yavuze ko gutunga inyamaswa zo mu gasozi bisaba uruhushya rwihariye kandi ko abazifata cyangwa se bakazigumana mu ngo zabo batabifitiye uburenganzira baba bakoze icyaha gihanwa n'amategeko. Umuvugizi wa Tawa Beatrice Muganja yavuze ko kurengera inyamaswa zo mu gasozi bisaba ubufatanye bw'abaturage n'inzego zibishinzwe. Ati ntabwo dushyira inyamaswa zo mu gasozi hejuru y'ubuzima bw'abantu. Maganja yasobanuye ko inzego zibishinzwe zishobora gufata ingamba zikomeye ku nyamaswa igaragaye ko ibangamiye ubuzima bw'abantu, ariko ko bitavuze ko abaturage bemerewe kwica cyangwa se gufata inyamaswa igihe cyose bahuye nazo. Kwica inzoka ni icyaha. Yasabye abaturage kujya batanga amakuru ku nzego zishinzwe kubungabunga inyamaswa aho kugerageza kuzifata no kuzigirira nabi. Tawa yavuze ko inyamaswa zo mu gasozi zigira uruhare rukomeye cyane mu bukungu bwa Tanzania, cyane cyane binyuze mu bukerarugendo bwo kureba inyamaswa, guhiga byemewe n'amategeko ndetse na gahunda zo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima zishingiye ku bufatanye n'abaturage. Tawa yavuze ko ibi bireba inyamaswa ubwazo, imirambo yazo, amahembe, impu, amenyo, amagufa ndetse n'ibindi bice by'inyamaswa bifatwa nk'iby'ubucuruzi cyangwa se iby'ubutunzi. Yongeyeho ko abantu batunze inyamaswa nk'inzoka cyangwa se ingona mu buryo bwemewe n'amategeko, harimo ahantu hagenwe nka Snake Park iherereye i Arusha, aho zibungabungwa hagamijwe ubukerarugendo, uburezi n'ibindi bikorwa byemewe. Tawa yasabye abaturage kumva ko inyamaswa zo mu gasozi zitandukanye n'amatungo asanzwe kandi ko kuzitunga bisaba gukurikiza amategeko kugira ngo hagenwe umutekano w'abantu ndetse no kubungabunga ibinyabuzima. Ese baba barimo satani? Igisubizo ni oya. Bijyana n'amakuru mabi, gushaka icyubahiro, gukorera umuco ndetse no gushaka ububasha. Gusa nubwo ba nyiri inyamaswa baba batarimo abazimu cyangwa se satani, ibi bikorwa byabo usanga bigira ingaruka cyane nko kuri izi nyamaswa ndetse bagashyira mu kaga ubuzima bw'abaturanyi babo. Nitwa Samuel Mugisha. Ese wowe ubitekerezaho iki? Kukororera inyamaswa z'inkazi nk'inzoka impande wakumva bikubangamiye? Naho ubutaha.